turabashimiye mwese mudukurikirana kuri Hand of God Ministry. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Habakwizera Jean Bosco cyangwa Bosco Evangeliste. Imana ishimwe cyane ko ngiye kubyemera kongera kubana namwe, kongera kuganira namwe n'uwa mwanya wacu saa y'ubuhanuzi. Rero tugeze ku ma episode menshi, byashoboka yuko ataramusha yatangiye, ariko ndakurarikira kugira ngo nayumve, kugira ngo wumve Imana yagiye ivuga cyangwa Imana yagiye ikora, kuko byashoboka yuko harimo n'ibyawe byari bihari. Rero ndagushishikaza kugira ngo wumve n'ibyatangiye, ariko by'umwihariko na kino cyigisho cy'uyu munsi, isaha yacu tugezemo, ndagusaba kugira ngo dukurikirane kandi umugisha w'Imana ukube mu izina rya Yesu. Imana ni guha umugisha w'imwene data uri hirya no hino, uri ku mugabane w'Uburayi, uri muri Amerika, uri muri Australia, Afurika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mu mijyi igiye itandukanye n'ahandi henshi hagiye hatandukanye hirya no hino. Tubahaye ikaze kuri channel yacu Hand of God Ministry 2050. Rero uyu munsi tuganira ku ijambo rivuga ngo humura. Nubwo bari bategereje kuri bugire icyuba, ariko nje guhanura ijambo rivuga ngo humura ntabyo bakibonye. Bari babitegereje. Abademoni bategereje gukorwa n'isoni, abantu bategereje gukorwa n'isoni, barategereje kwitegera ngo baguseke bakurebe, ariko ho muri Imana aranesheje ku buzima bwawe. Kandi Imana igiye urwanda urugamba ku buzima bwawe, ineza Imana igiye kukuza mu izina rya Yesu. Reka muri isaha yacu nifashishe igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 28 umurongo wa mbere, twumve ko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Amen. 6 ariho abantu bwanjye bushingiye bw'uyu munsi, haravuze ngo bandi bategereza yuko haleluya ari bubyimbe, ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahembera bateneye Imana. Bategereje iki? Bategereje ibintu bibiri. Dore ntibategereje kuri Pawulo ngo bategereje yuko ngari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Imana ishimwe cyane. Nje kukubwira uyu munsi ngo arabyari bagutegerejeho. Pawulo bamutegereje no bibiri, bategereza ko ari bubyimbe cyangwa apfa akindutse. We byashoboka ko hari byinshi baragutegerejeho, wasanga byarengaga bibiri. Ariko ngiye kuvuga nawe ijambo rikomeye kuri uyu munsi, nubwo bari bategereje kuri bubyimbe cyangwa ugiye gupfa akindutse, ariko nyemerera uyu munsi nganire nawe nkubwire ngo humura, kunesha kw'Imana kuracyari kandi imbaraga z'Imana ziracyahari. Nubwo hari byari bikugose byaratumye ukorwa n'isoni, byatumye abademoni bagukoza isoni, abantu bakakwitegereza, ariko noneho uyu munsi mvugaye nawe ijambo rikomeye mu isaha yacu y'ubuhanuzi. Ndababwiye ngo humura, nubwo izo ntambara zihari, bategereje byinshi ndetse birenga bibiri, ariko Imana ya Israheli ivuganye nawe irakubwiye ngo humura, ije kukurwanirira. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo tumaze gukira, ni Pawulo wabaraga inkuru, aravuga ngo tumaze gukira tumenya ko ikirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu batugira neza cyane. Haleluya. Atangiye ashima, aravuga ngo bene igihugu batugira neza cyane. Reka nkubwire, n'ubundi abantu barahinduka. Reka buriya ntuzizere umuntu ngo umwizere umwimariremo, kuko Bibiliya yavuze, Yesu aravuga ngo nta mpamvu yo kwizera, ntabwo ujya wizera Imana kuruta ibindi byose. Hanyuma ntuzizere umuntu, ahubwo uzizere Imana. Pawulo yavuze ngo bene igihugu batugira neza cyane, ngo barangije barenzaho n'ibindi bikomeye, bongeraho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, ngo baducanira umuriro kuko hari imbeho ndetse n'imvura nyinshi. Amen. Haleluya. Hanyuma ngo bamaze kubacanira umuriro,
Pawulo ngo ari guteranya umuganda w'inkwi. Ibiri iratubwiye ngo havamo igikururuka, ngo inshira ngo ivamo, ngo irangije ngufata igikonjo, ngo irangije ngiramuruma, ngo ako kanya ngo ba bandi bari bamugiriye neza ngo batangira kumuhinduka. Haleluya! Abantu baguhinduka, ariko Imana ntabwo igihinduka. Mu bumana bwayo Imana ihora ari Imana. Ni Imana idahinduka, ni Imana idakangwa n'ibihe, ni Imana idakangwa n'iminsi, ni Imana idakangwa na habayeho, ahubwo ni Imana ikorera muri hariho. Reka nkubwire, ni Imana igezira mu gihe ubonaga byari bikomeye, wibwiraga ko ikurangiriyeho, ubonaga byari birenze, ariko nagira nkubwire papa, nagira nkubwire mama, uri kunteza amatwi uri kunyumva, ntabwo byari byakomera. Nagira nkubwire Imana ije gukorera mu gihe. Imana ishimwe cyane. Mu gihe abantu bagutegereje, mu gihe abantu bakura bategereje gukorwa n'isoni, mu gihe intambara zikugose, mu gihe igeragezo bikugose, Imana ya Isirayeli ivuga nyine muri kano kanya, irakubwiye nubwo imeze gutyo bakahawe kwitegeye, bategereje gukorwa n'isoni. Imana ije gukorwa n'isoni mu izina rya Yesu. Ijambo ratubwiye ngo uyu Pawulo ngarangije ngafata cya gikururuka. Imana ishimwe cyane. Igikururuka nibyo bigeragezo urimo, gikururuka nizo ntambara urimo, gikururuka n'urwo rwaye buguhoraho, nizo ntambara uhora urwana zo mu kazi, nubwo nibyo byose nibyo bigukorerwa uko bwije n'uko bukeye. Icyo ni igikururuka cyagufashe ku kiganza, ngaraje ngaragifata, ngaraje ngarakizunguza, ngakizunguriza mu muriro, ngakimaze kukizunguriza mu muriro, ngo abandi bamugiriye neza, ngo rwavuze amagambo akomeye, waravuga none reka turebe, nubwo yacize inyanja ariko runo ntago rurenga. Hari ibyo warenze bavuga yuko nubwo wabirenze, ariko bavuga yuko ibyo ugezemo utazabirenga. Hari ibyo watambutse, ariko ibyo ugezemo nawe ukurebukana ukabona nawe utazabirenga. N'abantu barakubwira ko utazabirenga, bakubwira ko bidashoboka, nawe ubwawe urabona ukabona ni bariyeri ikomeye imbere yawe. Ariko reka mvugane nawe unteze amatwi, reka mvugane wowe uri ku mugabane w'Uburayi, wowe uri muri Aziya, reka mvugane nawe aya magambo. Nagira ngo mbwire ngo humura, Imana ya Isirayeli ije kurwanira intambara. Karagira ubwiye ngo humura n'ubwana bateje kurwana n'isoni, nje kubwira ngo humura, Imana ije kukurengera. Aho imbaraga z'ahantu zirangirira, hari imbaraga ze zarangiriye, hari imbaraga z'umuryango we zarangiriye, hari imbaraga za bene so zarangiriye mu bana hirya no hino. Aho ubona yuko ari usubiye mu kigeragezo wenyine, Imana igiye kuzakurwanira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Wahima biratubwiye ngo bakibitegereje ngo yuko akorwa n'isoni. Nubwo bari bategereje gukorwa n'isoni, ariko Imana ikurinze gukorwa n'isoni. Nubwo bategereje ko intambara zije ku buzima bwawe, nubwo nawe wari bakabona zirahari, n'abantu bakaguca imbaraga babwira ko bikurangira, babwira ko upfuye, bakakubwira ngo ujya kwiyahura, ukumva bakakubwira ngo ujya kwiyahura. Ariko reka nkubwire, ntabwo ari cyo gihe cyo kwiyahura, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo usenge Imana, wegere Imana ibashe gutabara. Uyu Pawulo ntabwo yikanze, ahubwo yahagaze mu kigeragezo, ngaraje ngafata icyo gikururuka ngagikumura mu muriro. None wowe ugeze mu kigeragezo, nibwo ucoga, nibwo utakaje imbaraga. Ahubwo wakwiriye gusenga ukegera Imana kugira ngo, haleluya, wari ukwiriye gusenga ukegera Imana kugira ngo kino gikururuka cyagufashe ikiganza, bino bigeragezo by'inzitane urimo, wari ukwiriye gusaba kugira ngo bibashe kukururuka, bibashe kugwa mu muriro, bibashe gushya. Nubwo bari bakibitegereje, muri icyo gihe wicika intege, ahubwo mbara imbaraga, egera Imana, ongera ibihe byo gusenga, ongera ibihe byo kubana n'Imana, ongera ibihe byo kugendana n'Imana. Harafi emo, ongera ibihe byo kubana n'Imana no kugendana n'Imana mwene data. Imana ishimwe cyane. Ora nkurikiranye uri mu Rwanda, uri mu Bubiligi nkurikiranye, Imana iguha umugisha. Ndabona intambara nyinshi n'ibigeragezo byinshi bikugose, ndabona uwo mwana wawe urwaye indwara z'amayoberane, ariko reka nkubwire, hari icyo Imana agiye kuza gukora. Hari hashize igihe kirekire nawe wari warabuze uko ugenza, wagiye mu bavuzi biranga, ariko Imana ya Isirayeli ivuganye nawe, irakubwiye nubwo bari bategereje igihe kirekire, bazi ko ugiye gukorwa n'isoni. Dore umugongo wawe waracitse, numvaga icyo usigaje ari ukuryama, uwo mutwe wahora ukurya, uragenda ukumva urenda gutakara mu nzira. Kubera iki? Uhora ukurya kandi wawuzemo urwaye, uranywa imiti uko bwije n'uko bukeye, urahorera ku binini bya mu gitondo na saa sita na nimugoroba ugira ngo umutwe worohe ukire, ariko byaranze. Ariko uyu mwanya yavuganye nawe, kigeragezo wari umazemo iminsi, mu gihe abantu bategereje ko ugiye gukorwa n'isoni, Imana ibwiye nawe arababwira ngo humura, ntawe ukorwa n'isoni. Izere Imana mu ijambo Imana ibwiye nawe uri n'umuhanuzi. Pawulo barabitegereje, barangije ngo barabiheba, ngo noneho ngo barahindukira. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Wahoraga mu mafarumasi ujya kugura imiti, wahoraga kwa muganga, wahoraga mu kazi ukora byaranze, nta terambere, ntabwo biri kwemera, ntabwo biri gukunda. Dore urwaye mu rugo iwawe bwabaye karande, intambara ni intambara, ibibazo ni ibibazo, inshuti zakuvuyeho, abavandimwe bakuvuyeho, abo musengana bakuvuyeho, baragutaye, bakugize nk'igicibwa, usigaye uri wenyine igihe kibaye kirekire, ariko nagiye ubwiye ngo bagiye guhinduke. Hari ikintu deki hari ikintu Imana igiye gukora, igiye gutuma bihindukira, bavuge ngo ni Imana. Hari enestakita, hari ikintu Imana igiye guhindura ku buzima bwabo. Babandi bagiye bongera kugarukire, bashobora gufasha gushima, bavuge ngo ni Imana. N'abataragusengeye baravuga ko bagusengeye. Imana igiye kukubohora, Imana igiye kugira neza, Imana igiye kugenda imbere ahataringaniye, Imana igiye kuharinganiza, Imana igiye kurangiza intambara wari umaze igihe kirekire. Imana igiye kurwanirira, wihagararire, nagiye mbwe ngo wicike intege, ahubwo egera Imana, ahubwo senga, kandi Imana ikugire neza. Uhasara nimero yanjye, wakenera kumvugisha, yaba ari inama, wakeneye ko udusenga, ukivuza runaka ufite, ariko nagiye mbwe ngo wizere Imana kubyo Imana ibwene muri kano kanya. Wafite byinshi bikugoye bikuruhije, waba hari icyo ukeneye, haba hari inama ukeneye, haba mbese mu buryo bwose, ndahari. Nimero yanjye aho hasi, wayifata ukamamagara, ukamvugisha, ukanyandikira kuri WhatsApp, nta kibazo, ndahari kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana kandi twaka umurimo w'Imana. Waba unejejwe n'iby'Imana ivuganye nawe, n'iby'Imana ikoze muri kano kanya, kora share hirya no hino hagiye hatandukanye kugira ngo abantu bakomeze bahemburwe mu ijambo ry'Imana, ndetse no mu kino kiganiro cyitwa ubuhanuzi, isaha y'ubuhanuzi. Rero iyi ni isaha yawe, amasaha yuza ari menshi, ariko iyi ni isaha yawe. Rero hana mwene so nawe byashoboka yuko isaha yabiye. Rero Imana ikugire neza kandi Imana igushyigikire, kandi ukagutanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Nagiye mbona atangira kumamagara, bambwira ati mwene data hari icyo Imana yakoze, ndifuza ko dusenga. Nawe nicyo gihe witangwa, kora nicyo gihe cyo kugira ngo Imana igutabare kandi kurengere mu gihe kirekire wari umaze. Imana ikugire neza mwene data dukurikiranye, kandi Imana igushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.